umunsi ugomba ko naze kugusura se. Umva ndagutembereza icyondo kiraruka. Oya njye ntabwo ndwa. Nundi nanjye urumva ndi umusore kandi nkunda kugenda amafaranga y'abana bajya ku ishuri. Amafaranga y'abana bajya ku ishuri. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yewe Mudaheranwa Celestine ndi umuntu ushoboye kuba nabasha kugira icyo nakikorera cyo kubaho. Ubu ndimo ndamanuka njya ku kiraro cyanjye cy'inka. Nubwo zashize ariko isigaye irahari. Ngiye kwereka aba bantu aho nkorera. Nshoboye kwitunga. Ndagerageza ntago ndi wowe usabiriza cyane cyane. Nshoboye kuba nakitungamo gake. Ariko mbonye n'untera inkunga yayintera ntacyo byaba bintwaye. Ukagura ibikorwa byembese muri ntagura ibikorwa. No kuvuga ngo wowe ufite aho uhera. Mfite aho mpera rwose nakuvuga ngo yewe. Aho guhera harahari. Mbega muri make hari ibyo wowe wabashije kugeraho. Ibyo nabashije kugeraho birahari. Mami nawe waza tukaguhereza ikaze kuri Kigali News Channel. Mami ntabwo yageze anatuvugisha. Kare. Mami rwose yaza. Mami tumaye ikaze mu kiganiro. Mami ngiye ubundi nifuje kuganira namwe pe nuko kandi mwakoze cyane ko twakira uko nabasanze nishimye. N'abamwe rero mvuze ati gende mu nanyereke kumukora ibyo mukora nyine kugira ngo rega tunereke nyine abantu uko byasa kose nyine abantu bafite ubumuga nabo hari ibyo bashobora kuba bagira kandi bakiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mami ubundi buriya ubona nkawe wenda kuba ufite abana bafite ubumuga hari ikibazo bijya bigutera cyawe giti nyine ukavuga ati nyine bimbangamira nibuno buryo cyangwa se abana banje nge nta kibazo kuri njyewe kuko nanjye ndi umwe mu bavutse bafite ubumuga. Urumva njyewe umuryango wanjye nyine wari umuryango nkangura kuba nakora no kwigira nje ubwanjye nite ku bantu babanci n'ibyo bongagira gute nganira kubaka ejo hanjye hazaza. Wowe hari iki nk'icyo ujye ubasha kuba wabwira abana bawe ngo muzajye mukora gute kugira ngo muteze imbere? Kubashishikariza kwiga hanyuma nyine ntibakanitinye bibakuramo. Wibakuramo. Buriya iyo wumvishe nk'abantu bavuga ku bantu bafite ubumuga wowe nyine bavuga amagambo mabi wowe kubwawe ubyakira gute? Nyine birambabaza ariko nyine umuntu akagera ngaho akabyakira. Ahangaha niho mwororeye. Izi nka bwo aba ari izanjye zino nka? Izacu. Izacu ariko zarashize. Ubu ngubu hano wari ufite nk'inka zingahe? Hano wari ufite nk'inka zingahe? Hano hari inka nyinshi zigera muri 5 n'umunani. Hano harimo nk'inka 5 zigera n'umunani gutyo. Ariko kubera kurera kugira gute ndetse no gushaka amafaranga y'abana bajya ku ishuri. Rero nsigaranye zifite nyina imwe nayo yahutse nagera aha ngaha. Ubu ngubu nayo bagiye gutora bagiye gushakisha. Ni inyana zose? Oya harimo n'ikimaso kimwe n'inyana. Akazigaburira. Simba. Imbwa se nubwo ari ubwa mbere mbonye ishaka kundya.
Ako nakigutwara humura. Kana humura. Ubu kubera ko ubu ngubu ari nko mu gihe cy'izuba ubu mubasha kuzibonera ubwatsi. Umva biracika birayoba. Birayoba icyo bita kuyoba. Iyi ntambara icyo bita intambara. Ubona rwose umusaza n'umuntu wabashije kuba yakiteza imbere uburyo bumwe cyangwa ubundi atitaye uko ameze cyangwa se uko agaragara. Uravuga ati ko byasa kose ngomba kwirwanaho ndateze amaboko y'abandi cyangwa se ndateze ngo rubanda ngo ruzama n'ibiki ubwo akirwanaho akagera gute akiteza imbere. Ubonye amahirwe yo kuba ubonye amahirwe yo kuba wabona amahirwe nyine yo kuba wabona nk'utundi dutungo. Ubu wumva wakora nk'ibintu bimeze gute? Yewe ikintu nakora njye nkunda amatungo, nkunda inka cyane mbere na mbere n'amatungo magufi ndabikunda pe. Ibintu byanjye ariko bya mbere ni inka. Ubu ugize imana ukabona abantu bagutera inkunga yo kuba nyine wagura inka cyangwa se nyine wagura andi matungo wenda nk'inkoko cyangwa se nyine nk'andi matungo magufi, wumva wayorora nayo ukiteza imbere mu by'umwe cyangwa ubundi. No gutunga nibyo bintu byawe, mbega no kurura ibyo bintu byawe kuko ubibonamo inyungu nyinshi cyane. Ni bimwe mu bigufasha buriya kuba wakishyura n'abana amashuri. Ni byiza cyane. So rero abantu badukurikiye kuri Kigali News Channel, mwabantu mwe mudahwema kutusapotinga cyangwa se kudufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu ni umusaza inshuti yanjye mudaheranwa, urumva ni umuntu wabashije kwiteza imbere kuko we yanze gutega amaboko ahubwo aravuga ati ngiye ngomba kwiga ndetse no gukora kugira ngo ngire gute niteze imbere by'umwe cyangwa ubundi. Hari umuntu ushobora kuba yatureba kino kiganiro akavuga ati ngiyewe kubwo kwitanga. Buriya ugiye gufasha umuntu nyine uhera ku byo afite. Buriya kirazira guhereza, buriya nyine nako biragoye guhereza umuntu ubufasha nyine utabona ibyo afite ngo uhereho, ariko wowe uri umuntu ufite nyine umeze nk'ufite intangiriro. So rero abantu badukurikiye kuri Kigali News Channel, abantu badahwema nyine kuba badusapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bashobora kuba banatugurira inka mari cyangwa se bakatugurira inkoko. Bajya babikora cyane bajya babikora kabisa, kandi banizeye yuko bazadufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So ubu ngubu nyina nimwe mujya kwicura cyangwa ivayo ikaza? Mfite umushumba abari wicyure ari nawe wahiye ubwatsi ikaza mu rugo ikaryama nuko maka itahira. Ubu zirara ahangaha? Zirahangaha. Ariko n'ahangaha nta bisambo bihaba? Ibisambo byo ni gake gashoboka. Kandi mafite n'umushumba ugomba kuharara atari buhabe. Ubu ngubu umushumba arara ahangaha arara izi nka kugira ngo zitagira ikibazo. Kuvuga ngo mfite nk'imwe n'inyana zayo ebyiri. Urwango iriya yaracutse, iki ngiki nicyo irimo konsa. Iyi ni iri konsa. Ni byiza cyane. Urabona ni inyana nziza, ubwo inyana isa gutya mu kiko byose kose aba ari nziza. Iki wumva ni mu gihe cy'izuba. Mu gihe cy'izuba nyine cy'amapfa niko navuga. Ni impeshyi, mu Kinyarwanda cyiza ni impeshyi. None se umusaza, buriya ni nk'iki ushobora kubabwira nk'abantu bafite ubumuga muri rusange, abantu bitinya cyangwa se abantu bafite imiryango nyine ya miryango ifite abantu bafite ubumuga babumva ko ntacyo bashoboye cyangwa se bumva ko ntacyo bakora cyangwa se bakagira ipfunwe ryo kuba nyine babashyira hanze abantu babone, wumva kubwaho ku cyo gito wababwira iki? Ngiye ku giti cyanjye icyo nabwira kuvuga ngo ufite ubumuga, ikintu cya mbere mbere na mbere mu mutwe. Yego, gira mu mutwe. Yego, kandi ubeho. Apana kwirwa mu muhanda wigira gutya ngo usabiriza. Yego, gira mu mutwe. Aho kugira ngo saba umuntu umubwira ngo saba umuntu umubwira uti ngurira agatungo nkorore. Nkorore kantunge. Nsaba umuntu nti ubucuruzi b'inzobere mu mutwe. Icyo kintu nsaba abantu bamugaye bareke kwirwa mu mihanda babasabe wapi. Urumva byo ntabwo ari ibintu tugomba kuba twashyigikira. Ntabwo mbishyigikiye rwose, nanjye ubwanjye umva bizira kubi. Yego. Ubu tuvugana niyo mbwiye umuntu ngoma amumva ahita mfata nk'uko nawe yansaba. Yego. Nk'uko nawe yambwira ati ikibazo kimvutse mpereza. Kuko urumva wamaze kwiteza imbere mu by'umwe cyangwa ubundi. Rwose ibintu byo gusabiriza tubivemo tubireke. Yego, twitunge, icyo bita kwitunga. Tureke. Mbega muri make bahaguruke bakore. Icyo bita guhaguruka umuntu agakora. Yego. Niba nta maboko dufite umutwe urahari. Yego. Tuzafite amaboko umutwe urahari.
Oh, ni byiza cyane. Tudafite amaboko mu turare pe. Wo gutekereza. Wo gutekereza. Nk'ugiye nshobora kuryama hariya na telefone yanjye. Nkatekereza. Yego. Abana ntibaburare ntibanabwirire. Yego. Kandi nabonye uri n'umupapa ufite umudamu mami wanje ufite ndetse n'abana. Bara abana bura ntago bikugora kuba wenda wabishyura ishuri cyangwa se kubona ibibatunga. Okay, biragorana. Cyane cyane ntago natera amabuye abantu. Hari umuryango bamfasha kujyanye n'umuryango gatolike. Ubijyanye na Minerval. Yego. Cyo barakimfasha. Unabashimire cyane aho bajya. Ndanabashimiye cyane. Yego. Bamfasha Minerval. Ubwo nanjye ibindi byose nkajya nkirwanaho. Kwirwanaho. Ariko bamfasha abana bane. Uyu mutoya dede nguyu. Uyu nguyu. Hari n'undi wundi nawe babiri. Umva badafite aho bashingiye. Ubwo niwo wabo ngabo ugira gute? Niwo nirwanaho. Ubwo rero umva hagize umuntu ugira nzu bamfasha, umva yamfashije. Urumva akakuruhura kuri abo bandi babiri. Ni babiri. Abandi bampa Minerval barayitanga. Nkahiga ibikoresho. Ubu ni ukuvuga ngo bakwishyura Minerval wo kwihigira ibikoresho. Ni byiza cyane. Ni byiza. So gusa wanatanga nimero buriya. Sinzi niba wenda kutanga nimero niba wenda bishobora kuba wabikunda. Ntago byanga nimero ndayifite. Yandika 82. Aha urabivuga ara muri kamera. 078 indi 8 48 7 021. Wisubiramo 078 undi 8 48 7 021. So guys rero no kuvuga ngo abantu mushobora kuba mwashaka mudaheranwa, kuba hari icyo mwamufasha, kuba hari icyo nyine cyangwa se kuba mwanamugura n'amatungo akagatunga amana akagira gute akagira nyine ibindi bintu yigezaho, cyane yuko ari umukozi, ari umuntu ushaka gutera imbere by'umwe cyangwa ubundi. Ndetse iyo turangangiye nkunda kubabwira ngo iyo mpagaze aha nge mbambwira abantu bafite ubumuga muri rusange, mwigwa muri bya bihe bya kera, ubwo nimuze mwisi nshyashya yo gukora ndetse no kwiteza imbere. So rero iyo ni nimero ushobora kubahamagaraho mudaheranwa, ukaba wamusapote mu buryo bumwe cyangwa ubundi tugakomeza kwiyubakira igihugu cyacu ndetse ntazaza heza. So ubwo rero ndakeka ahangaha unyirise famu ubwo no muri twasubira mu rugo niba nta kibazo. Nta kibazo. Ahangaha niho nororera, niho ntugira imva. Ukeneye kumfasha wese afashe nongere. Yes, nyamara kubwira abantu ngo ibintu tuba twerekana ntago ari ibintu bya scam, ahubwo ni ibintu biba biririyo biba bihari. Bafashe nongere pe. Cyane kabisa. Nacyo ndimo gusaba. Nongere bya biri nkubwira ngo. Ejo ntazongera kuvuga ngo yewe. Ko inkono yengiriye. Iranga. Aho naho wose ugire ukubuha kamere. Simo twigendera. Ubu ahangaha ni ahantu umukozi arara. Ahangaha ni mu nzu y'umukozi. Hano mu nzu y'umukozi. Ntiharara. Ahangaha naho iyo nka nini. Ubu tuvuga nagiye kuyishyiramo ubwatsi igiye gutaha. Naye ayigaburira. Urungu biraza ikayira ahangaha ikarara hagana hikararamwa aho ngaho. Yiryamira aha. Ukajya n'ahari mu nzu karyama. Ubwo aho ishatse ni hiryama. Urumva ko rwose uramutse ubonye wenda nk'inka nk'izindi nk'ebyiri, kandi ndabizi yuko abakunzi bacu badukurikirana. Wama nk'izindi nk'ebyiri. Umva. Mudaheranwa hehe no kongera kugira gute. Kabisa. Ni ukwiteza imbere kakahava. Bana. Natwe nibyo dushaka ni nabyo dukeneye, kandi ndakeka yuko ibintu bizagenda neza. Ubu hari hakurya bahita gute? Hari aho no kujya ni kuri gereza nsera. Twabo gereza nsera dore ngiyo. Okay. Nice. Ndamba ndi nturanye nabo. Yiza cyane. Arya uyu mudugudu mutuyemo, awita Karitutu Karambo. Karambo. Akagari Karitutu.
akagari ni Karituti. Ariko Mugabe yambwiye ngo Karituti nibaza ikintu bisobanuye Karituti biranyobeye. Ni Karituti ni akagari. Karituti ni akagari. Nose ubone kuri kimwe hise Karituti. Karituti bya ni Kinyarwanda ra? Numva n'ivyo byabona bimwe bya kera byacu. Kazi. Tumva gutyo natwe tutatu. Tumva gutyo ntubone gusobanura ngo urasobanura ibintu. Ngo ni Karituti. Noneho umurenge ni Muhazi. Umurenge ni Muhazi. Akarere ndi Rwamagana. Buriya ira ni imirima yanyu. Inyuma hangaho ubona hangaho. Ya ni imirima yanyu inyuma. Uciyemwo hano. Muhinga ibiki buriya? Duhinga ibishyimbo. Cyane cyane ibishyimbo n'imyumbati. Ubura nihe umuntu ashobora kuyaca akagerayo? Ashwe tugereye. Dutarije tubaye. Umunsi ugomba ko naze kugusura se. Umva bagutembereza. Icyo turaro. Oya ngiye ntago ndwa. Nundi nanjye urumva ndi umusore kandi nkunda kugenda. Nyana ngo irabira umva yagutesha umutwe. Kuko utari ntoya. Umva irabira niyo bisaba. Urakwibonye mpavuye. Noneho kwinambuye. Umva iracika biyo. Ubuda daharo mpinga denga hado. Wona ari nta mbuto mfite. Nabyo birakomeye. Hangani uhinga. Kugeza hirya hariya. Nta mbuto mfite. Ubu tuvuga nicyo ndimo gushaka n'imbuto. Ni imbuto. Ukuvuga ngo uyu murimo wose ni wawe kugirira. Ahantu ni uhihingira. Ahangaha. Binsaba kugira gute gushyiramo ki? Abakozi ntabwo nabishobora. Urumva ntabwo wabishobora. Nose hari ubwo ugeragezaho kuba wahinga wenda ugafata nk'isuka ukajya mu murima. Agara byarananiye. Ntabwo nabibasha pe. Ntabwo wabibasha. Urumva ubu bamaze no kwisazira n'ibiki byose. Byarananiye ntaho abantu babibasha. Ni gushaka iki? Cyo bita amafaranga kugira ngo bagire gute? Abakozi bari bo bajya guhinga. Ubu imyumbati ishobora kwera nk'igihe kingana iki? Umwaka. Ubu gucyunga muzayikura mu kwa kangahe? Ubu ngubu tubona ingi irakorwa mu kwa 9. Mu kwa 9 bwo ningi izakurwa mu gihe cy'imvura. Imvura itangiye kuko tuyivanemo dushyiremo indi hanyuma dutere n'iki n'ibishyimbo bizamukane. Ahangase ko ntari kubona hari imyumbati bakunda kwita ngo maryohe. Oya iyi ngi ni ntuza. Iyi ni maruri. Iyi ngi ni ayindi maruri. Irura. Maryohe se ntabwo mujya mukunda kuyihinga. Nayo turayihinga. Ariko iyi ngi ko yakari yera vuba. Niyo twagize gute turimo turakoresha ubu ngubu. Bivuze ngo iyi ngiyo ni ayindi y'ubugari n'ubundi. Ni y'ubugari ifu. Ni byiza cyane. Ndi kubona harimo n'amateke. N'amateke bivuze ubwo no kugenda nashyiramo ubuntu twose kugira ngo ntazagira gute. Ikintu cyane cyo nishimiye ni uko wagerageje kwiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se ugahaguruka ukavuga ati nubwo mfite ubumuga byo ntabwo byanca intege, ngomba guhinga, ngomba korora, ngomba n'abandi rero ni ukuvuga ngo njyewe nkimara kubona nabonye urugero rwiza rwo kuba umuntu yakwigiraho cyane, kuko niba ari umuntu ufite ubumuga ari ukavuga ngo ngomba gukora bino bintu, ngomba kwigira njye ubwanjye nta wundi muntu nshingiyeho, urumva ni ibintu byiza kandi bigize gute bifite akamaro ndetse bifite inyungu cyane. Yego, so murakoze cyane, ndagira ngo muze munanyereke ahangaha ubwo twakomeza muri tukizamukira. Yego gusa tuvuga ni kibi tw'imbuto. Umva mumfashe mu mpigire imbuto. Icyitwa imbuto? Imbuto ubu tuvugana ni ikintu gikaze. Ubu ngo urateganya guteramo iki ahantu? Ni ibishyimbo. Imyumbati yo ntago nayigura. Ibishyimbo by'ahantu wenda bishobora kuba ahangaha bahinga ingemeri 30. Ingemeri bwo ni iki? Cyo bita ingemeri. Ubwo muraje ibiro. Gura ibiro 30 babihagaze n'amafaranga angahe? Ntago ndabara ngo menye ngo utuvugana. None ahangaha ikiro gihagaze inote y'igihumbi. Ubwo ingemeri 30 uredi urumva ko ni 30. None ariko mu gihe cyo guhinga kizaba cyazamutseho kugira gute kurusha. Urumva niba ari ingemeri 30 uko byasa kose natwe ntabwo tukurira mu nkeya, turi bo guherezeho. Nanjye we naza zavuga ati mami wanje agomba kumpa kuki ku bishyimbo nanjye nkiriraho. Ubu karya
cyane kabisa. Imana yo mwese bijye imvaho. Kumfashije yakuzanye. Cyane. Urumva nanjye rega nindamuka nje ahantu mugomba kunzemanira. Cyane. Mama akama no ku biryo. Cyane kabisa. Kandi n'abakunzi bacu rega badukurikiye tugucura kuzagera mu kwa 9. Yewe imbuto twamaze no kuyibona n'amatungo bayaduhaye kabisa. Ubundi tukaniteza imbere mu buryo bumwe. Amatungo je niteza imbere mfiteho uhera. Nta kuvuga ngo ndasabiriza 100%. 100%. Wewe muri make ufite aho utangirira. Aho gutangira harahari. Wayumva ukuntu yaburamvura mu. Uri bayanyumva. Bura impamvu uri kwabira kuri nuko ikubonye. Bura yambonye iravuga iti imva. Iranshakisha ngo ubwatsi bahebure wiya yabwanze. Iragira ngo nyihindurire. Kada. Bura yamaze kubona ko yabwanze. Iranyihindurire. Nyihindurire. Ko bitaba byoroshye. We. Uranengera hararwa nkatuza. Ntago yongera. Ntago iri buze kongera. Igiye kumburaho gatoya. Yiteteje ko ibyihorera. Ariko uri inka buraje bazaramenyereye nyine no cyane ni inka zanjye ziranze 100%. Ngo cyane bura ngo yubana n'amatungo cyane ngo biragiye akakumenyereye. Ariko mvo nakuruhije mwana yanjye. Oya nta kibazo. Rega nanjye mu rugo ni mu cyaro navukiye mu cyaro. Twese twaravukiye mu byaro. Kandi tugomba no kukimenya. Nk'abantu ntacyo bitwaye pe. Ntacyo bitwaye rwose. Gusa cyose cyo nakuvuni umva. Oya nta kibazo. Nta kibazo rwose. Yewe. Mugabe se mwaganiriye? Inde? Mugabe. Twaganiriye cyane. Urumva ne twanaturukanye haruguru. Umva yari yambwiye ati nimubura. Ati turicana gusa. Ati upfa kumbwira ngo nikagarara gusa. Ariko gusa ndanishimye Imana ishimwe. Kandi habwe icyubahiro. Oya kabisa nanjye navuga ati ntabwo nari kubura kuza. Uri umwana w'umugabo umva wakoze ibintu byiza cyane. Cyane kuko rega nibyo bintu tugomba gukora. Wakoze pe. Kwerekana babandi. Ayo nguko rero nuko. Ndabona ituriye nga. Kandi nahatuye nshaka icyo nshaka n'ubutunzi nta kindi. Ubworozi cyane. Nibwo ndimo guhiga. Kuko ndavuga urana nkanga mbona mashyize nkakubise ikiraro. Inkoko ubangana bumva wagira wonyine wahagura ukashyira ikiraro ugashyiramo inkoko ihene ingurube ikibintu nk'ibyo. Nkaba mbifite byose aho ngaho. Ufite byose wiberanga uvuga ati ndakinira kino kintu. Urumva byaba ari ibintu byiza cyane. Ntakize umuriro ibintu byose bimba. Umuriro ni wawimanuriye. Narawimanuriye ngo urawimanura ukurira ruguru. Bavuga turi umurongo makuru ku yaruguru nkabuzana ngiye nkabuzana hanga. Urumva ni ibintu uri umuntu w'umugabo. Ngende banje kugushimira. Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze yagure ibikorwa byawe kandi Imana ikomeze nyine kwagure mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego mama. So guys rero no kuvuga ngo ni ukuvuga ngo reka mami aba yatwihishe. Mami rwose mami ngiye ndabanza mbashimire mbere na mbere yuko nyine mwatwakiriye hano mu rugo kuko ni mu rugo ariko ni iwacu ngewe kuko ngiye mbonye nyine abantu bameze nka gutya bagize nyine icyo babasha kwigezaho numva ngiye nyine binteye kuba nanjye nyine numva byasa kose abantu bafite ubumuga nabo hari ibintu nyine bashoboye numva nyine binteye nyine courage yo kuba nakora. Mami nawe uri umuntu mukuru ntabwo wabura ikintu utubwira. Icyo wagira utubwira nta kibazo kabisa. Nukuri mwakoze rwose ntako mutagize. Twa twishimye. Yego. So mami arakoze cyane guys rero no kuvuga ngo rwa rugendo rwacu navuga ko aranga rurangiriye ariko ntago ibintu tugiye kumera nko tucitsemo imbaraga tugiye kuya tugenda tuzenguruka n'ahandi hantu hose tugende tugera ku bantu bose bagiye batandukanye ndetse no mu gihugu muri rusange. Nukuvuga ngo gahunda yacu nukwegera abantu bafite ubumuga nabo tukabumvisha ko bagomba gukora kandi bagomba kujya gute kwiteza imbere. Reka rero nkomeze mbifuriza amahoro y'Imana. Imana ikomeze wende cyane. Ciao. So nukuvuga ngo rero reka dushimire abakunzi
twabanye kuva ikiganiro tugitangira cyangwa se turi kubana n'abavandimwe cyangwa se umuryango wanjye niko ngiye mwita. So njye ndabashimiye cyane. Uri umuryango wanjye rwose muce mu ijambo. Umuryango wanjye yes. Ndabashimira cyane uko mwanyakiriye ndetse nifuza kuzagaruka ahangaha kabisa. Yego. Mvuga ati ibintu bimeze gutya na gutya. Natwe turakwiteguye nabo ndabyemeye pe. Ubwo rero hari ikintu ushobora kubona ko wabwira abantu bacu cyangwa se no ku bwacu nyine. Okay, ikintu nabwira abantu badukurikiye no ku bwanyu ndashima pe. Murakoze muri abantu b'abagabo. Mwakoze umva muransuye biranashimisha. N'umuryango wanjye urashimya guhera ku muto kugeza ku mukuru. Twese twashimye. Twashimye Imana ibahe umugisha. Kugenda bishimye. Mwakoze kudusura. Mwakoze kudusura, Imana ibahe umugisha. Mwakoze rwose. Mwakoze cyane. Ubwo rero ubwo turatashye. Mujya muterekeza abantu. Tubarenze irembo. Nuko barenze irembo ntabwo ndirenga. Oya kabisa nta kibazo. None ko hano kwaba ntabwo twabagora. Ari cyo ndimo gusaba. Urubyiruko rwabaherekeje rukabazamukana mpaka kuri kaburimbo. Bose muri kumwe. Urubyiruko se? Oya n'ubundi twebwe muri kuko tugiye n'ubundi nkaho tumaze nkaho ikiganiro tugikatingiye hano. N'ubundi twaba turi kubagwa n'ubundi ko twihuta nyine tuza mu Kigali. Nta kibazo kabisa. Uyu nabatware niwe bwenge. Abageze hehe? Namwe mwakoze kukwakira. Yego. Yego. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.